ufite byose ko ngufite mfite amahoro ko ngufite mfite umubyeyi Mariya uzi neza ko ndi umwana muto umwana wese Hello guys, twongeye kubaha ikaze none ku Miringa TV. Ya by'umwihariko nari mbakumbuye cyane pe nsigaye mbakumbura umunsi ku wundi. Uko bwishwe buke mba ngenda nsenga Imana ngigume imereza imbaraga. Nkamumereza umunsi ku wundi munyuzamo amaso ndabakunda nanjye cyane abankunda n'ukuri. Abakomeza kuma courage Imana ijye bamugisha. Rero ndi kujya kureba Nzovu dufite byinshi tugiye kuganira n'amakuru agiye kumereza menshi atandukanye. Muri kumbona ya ntabwo byoroshye Nzovu twari dukumburanye cyane ari mukumbuye buriya ndi kumwe na Nzovu ngewe mba numva niyongereyeho n'ibiro cyane ariko nawe yaramaze iminsi bitameze neza subira bya bitameze neza cyangwa yaramaze iminsi aburira mu mamaci aburira hehe je ndi yarambeshye ngo tugiye kuri piscine koga niyaza yaragiye kuri amaci murabizi nawe babwiye gusa amakuru meza mfite nuko yatsinze ahubwo hari ukuntu yagumye kumbeshya ambwira ngo ntago ajyanye n'indangamirwa kandi ndabizi ko bajyanye nubwo yagumye kubimisha rero tugiye gukora ibintu byinshi turabakunda rero mugume kubana natwe ya ahangaha yari arimo ambwira ukuntu byagenze ariko ari kumbeshya nabibabwiye ari kumbwira ngo ntago ajyanye n'indangamirwa gusa ikiriho cyo umunsi ajya kureba match byari ibisazi kuko yarambeshye ni rwano kuri piscine mutegereje niyaza gusa ari kumbwira amakuru yiwe ameze neza nta kibazo arashima Imana umuntu uri kubura n'inzo niyaka ngafite ikibazo ntabwo ari kumbuye abantu Miringa nari mbakumbuye meze neza ariko meze neza nta kibazo byutse amahoro mbyutse amahoro icyambere iyo byutse ufite ubuzima rega buriya si ukuvuga ngo ibintu ngo amamodokari ngo ama etaje buriya ngewe iyo mbyutse mfite ubuzima byose mba mbifite amen nanjye niko bimeze cyane rwose iyo mbyutse nigira gutya ngumva nta hantu mbabara ugihumeka umwuka w'abazima match byagenze bite match Butare twanganyije na Mukura igitego kimwe kuri kimwe ubwo ku itariki 30 ndumva ari kuri 30 hazaba match yo kwishyura hano i Kigali urumva twebwe nibura igitego kimwe twatsindiye Mukura i Butare gifite imbaraga urumva hano i Kigali bibaye 0-0 Rayon Sports yakomeza mu gikombe cy'amahoro byaba kimwe tugatera penalty mbese nuko bimeze nyetse ngubaze bijye bigenda bite nk'iyo ufashe itike yawe ukajya i Butare sibyo wagerayo bakagutsinda nabyo urihanganirega burya gutsinda no gutsindwa bibaho bibaho ushaka gufata itike yawe urumva ko Kigali Butare bifata hafi ibibaze ni 5 na 5 kugarura ni 10,000 urumva rero nawe byose urabyakira ku buryo watsindwa ugataha ndataha nose wajya kurara i Butare urataha ukazi wawe aho usanzwe urara kuko nanone ugiye mu byo kurara ni depasse yaba iyo nyine ukababara kuvuga ati amafaranga yanjye umwanya wanjye nangije kureba match kereka udakunda iyo kipe wagiye kureba ariko ikipe nimba uyikunda ubu uri kumwe nayo mu byago no mu byishimo nose ko nutega indege agaherekeza ikipe kandi mukagenda mugatsindwa nimwakoreshe n'amafaranga yo mu mahoteli cyane habamo gukunda ikipe abantu bakunda imipira ko numva biba bitoroshye njye ntago nataha oya urataha urabyakira urajyanye na Makwina ariko oya njye nari ko bambwiye ngo wajyanye oya njye narijyanye nta muntu w'umugore najyanye nawe none se Rayon Sports abakinnyi bayo ntabo nzi cyane ntabo nzi bamwe nabo nari nzi harimo abo bahagaritse urebye ntabo nzi ni nk'uhe mukinnyi watumye ukunda Rayon Sports kurusha andi makipe buriya nkunda umukinnyi w'iwacu Gikondo ni naho avuka Kevin Muhire njye sinzi ibintu by'amakipe aracyakina
yarakina n'umukinnyi ukina hagati rwose ni umukinnyi w'umuhanga. sure okay akina no mu Mavubi akina n'Amavubi, akina no mbese urebye akina no mu Mavubi. ubwo yakinnye mu Mavubi ufana hari gukina yakina mu Mavubi nese nimba uri umunyarwanda n'ubundi ugomba gufana ikipe yanyu, icyo gihe ufana Amavubi. ejo bundi warambeshye ngo uraza kunyigisha koga, njya muri pisine ndidumbaguza abantu baranseka bamimwene, ariko ngiye nkwigisha koga nanjye ntabyo nzi, ntabwo ndi metre, nimba ari metre ndi, hari abantu bigisha abantu koga bari kujya kureba bariya. Ese nanjye urabona nanjye sinzi koga muri pisine, niyo mpamvu wankwebye. niyo mpamvu nagukwebye nyine. Basi nambwira ati nanjye sinzi koga, uzi ko nagiye amazi nkaguma amezemo nk'intuza. Nubwo muri make rero wabaye igikeri. Oya ntago ari We igikeri, igikeri igikeri gikunda buriya kizamuka no hejuru. Oya nawe ukunda amazi nk'igikeri. Cyangwa kikanoga kikagera hasi. Oya ubwo uzashaka abandi bakwigisha. None se yaka bimeze bite muri iyi minsi? Yaka hari aho impamvu atarimo kuboneka, yakacyari mu cya cyumweru cya buki, yakashatse vuba rwose ndumva nta n'icyumweru kirashira. Ubu yakameze neza ari kumwe n'umugore, ariko ngiye turavugana, mushakira kuri telefoni y'umugore wiwe yakatwavugana. ari kubana n'uwo yateye inda cyangwa na undi muhanga? ari kubana na wundi w'imuhanga, yaka niwe yahisemo, niwe akunda, naho uriya bavuga ngo yateye inda, yaka nawe arimo kubishidikanya n'iginda y'abatari yayaka cyane. Ndumva ari ibibazo. None se kankubaze, oya ngo niyiwe nawe arayemera, ahubwo nura w'imuhanga bavuga ko nawe ngo yamuteye inda. Oya sinzi, byanze bikunze sinzi, ubwo yaka yahisemo uwo agomba gukunda, nimba koko iranda yahisemo urukundo kuruta inda. Yahisemo urukundo kuruta inda, ariko buriya njyewe yaba ari nkanjye nari guhitamo umfitiye umwana, kuko buriya koko nimba uriya mwana koko ari uwa yaka, niba uriya mwana kuko ari uwa yaka uriya batwite bazamupima, bazapimisha idiyeni, bazabikoresha, bazapimisha idiyeni yaka, bazakora DNA barebe ko umwana koko ari uwa yaka. ubwo se ibaze rero yamurera akamukuza bajya bagasanga asuye yakahise amenya ubwenge mbere. Ariko burya nanone umwana nubwo yaba atari uwawe ndumva wanamwakira umwana ukamurera, kuko umwana ni umwana, umwana ni imigisha, na Yesu yaravuze ati mureke abana batoya bansange cyane. nimba ukunda umugore n'umwana uramukunda cyane. banjyaho kugira ngo nshake abakobwa b'iki gihe, kuko n'ubundi nta viyerije ikibaho. njye mbonye nk'umukobwa wabyariye iwabo ufite umwana, njye namutwara n'uwo mwana akaza nkamurera. ubu namutwaye zikanabyara nta kibazo afite. hari igihe ushaka umukobwa witwa ngo ni viyerije, wamuzana akaba mwamara nk'imyaka 20 nta kana. Hari umuntu wambwiye ati njyewe uko byaba bimeze kose sinshobora, nyine ntabwo arashaka urumva, ariko yaravuze ati njyewe sinshobora kuzashaka umukobwa ngo nkawe nkazanga gushaka, njyewe ninshaka nzaba nshaka abana, urumva sinzaba nshaka wowe cyane, sibyo? Ndagushaka nazi kubyara. Gute hari abakobwa babyaye nzi benshi. Ega buri umukobwa wabyariye iwabo, nyuma kubyarira iwabo, wa muhungu wamuteye inda agasa nk'uyihakana, wa mukobwa afite agahinda ko yabonye undi muntu umukunda akamukundira umwana, uwo mukobwa araza kubaka, kuko aba afite umwana aba yarabyaye. nimba uri umugabo ukamukundira wa mwana, araza akubaka kuruta gushaka wa mukobwa muzi ugasanga mwashwanye, umukobwa ashaka kugusaba ngo kujya mu murenge, ibicaye kwa undi ufite umwana araza mukibana, waba akeneye wo kubaka abavuga ati uwo nteye inda yaranyihakanye, none mbonye undi muntu undongoye akunze njyewe, akunze n'umwana wanjye kandi atari uwe. neza urumva, ku muntu uzinywa atabangamiye sosiyete, cyangwa se ku muntu uzinywa atari kubeshya sosiyete. Buriya kunywa inzoga sibyo, ukajya kubeshya abakozi b'Imana, wenda ugasanga ndafashwa n'umuririmbyi wowe runaka, sibyo?
hari imbuto runaka nkubonamo z'uburirimbi sibyo ariko nyuma y'iri dusaba bimeze bite Nzovu usengera he ubundi muzoza ngewe ndi umugaturika narabatijwe ndakomezwa mpabwa ukarisitiya ariko muri iyi minsi nimba ari ukubera akazi kenshi ibyo turimo by'iyi si ntabwo ngewe nsenga ndi mu rugo nkabwira Imana unyobore ngiye mu kazi nze gutaha amahoro. Gusa ikibazo ngiye kubaza ngiye kubaza ati nyuma yo kubatizwa no gukomezwa muri katolike mperukayo hari umuntu ushitangiye wari witabye Imana bagiye kumusengera nibwo mperuka mu kiliziya yitabye Imana mu mwaka wa kangahe nkomeze nihanganyishe n'umuryango papa wacu w'abagatulika yitabye Imana ndumva bataramushyingura ariko ni muri iyi minsi cyane wa gatandatu none ko nabonye ufite impano nyinshi impano yo gusetsa impano yo kuririmba impano yo kubyina uyu munsi ushaka ko byose unyuriramo tukarushanwa tugiye kubanza kuririmba mwese ubwo urandusha ngaha twagiye kuririmba ugiye gutuma mbyina kuri iri zuba nta n'akantu nashyizemo ndakaguhereza mukobwa we nawe ari akaririmbo bajya baririmba akaririmbo ushaka nawe ndahita turushanwa abakunzi b'imiringa baza kutubwira waririmbye neza mwese ninde ugiye kurongorwa ariko nawe menya ushaka kurongorwa muri iyi minsi ntushobora no kuvuga ati nk'akarimbo k'abagatulika ngo ko ngufite mfite byose ko ngufite mfite amahoro ko ngufite mfite umubyeyi Mariya uzi neza ko ndi umwana muto umwana wese agira oya undishije kuririmba gusa gutewe ntabyo uzi noneho tugiye gushaka kubyina ariko baravuga ngo turirimbe ugatangiriza ubukwe ngaha twagiye kubyina janze kubyina umuntu abyina yambaye amakabutura nyine tugiye wese kubyina yambaye ipantaro reka twebwe abahungu amapantaro ni ayacu wari kuza wambaye imikenyerero ugashayaya ukagira uhindukira sibyo ushinga ivi none kigaragaza reka nkareke turi bubikore ngaha twagiye bitashinga ivi nzavungiye munsi y'intuzi uracitse iyi kabutura nye yagufasha ahangaha mu yaguhambiriye nzovu mwashije siporo kari agaciyemo rega buriya si ukuvuga ngo dukora ibiganiro gusa n'abakunzi bacu tubabwira bashobora no kuzadutumira bakaduha ibiraka byo kubyina nga dusoze tubaririmbira dusenga ndirimba nawe nanjye naririmbye ko ngufite weri mane dukunda byahebuje iyo mu bihe byanyu se yo ndayizi se simirwe ibitangazo dukorera ngaya amajwi yose oya 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 ye sinogenda ndashimye udashimye yego hoya 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 sinagenda ntashimye oya 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 ye izo ntazo zimeruka mu kizaki baririmbye ngo oya 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 remba izo tuzi izo twese yandi se yo gutanga ikarisitiya erega urabona twebwe twasenze kera indirimbo za kera n'iz'ubu zagiye zihinduka ririmba wowe indirimbo ya katolike dukomezanye kuko ngewe izo nzi ushobora kuba nazo ntayo nzi izi nyinshi nagiye nzibagirwa nicyo cyatuma nagushimira ntaze kurimo kuremba wirya waririmbye neza ubwo abandi bafite iyo korari ririmba katolike itera gute
niki cyatuma nagushimira nyagasani yezu kari wowe nkesha byose nabuzwa n'iki nabuzwa n'iki ndaterura ndirimba ngira nishimwa nyagushimwa shamwe we muherukayo vuba Okay, abakozi b'imiringa mwakoze kubana natwe nyuma yo kubaririmbira rero ku muziranenge w'amajwi yacu nzova agiye kudusengera dutandukana. Mana ushobora byose, Mana nkunda, niwe nyir'icyubahiro, niwe usumba byose, haba ku isi haba no mu ijoro. Mana nkweretse abakunzi bacu b'Umuringa TV, baradukunda, akenshi badushishikariza urukundo. Mana ndabakweretse ujye ubarinda aho baherereye hose, haba mu Rwanda haba no hanze ubwo ni Rwotamasimbi. Kandi Mana nkweretse kameramani wacu aba yavuye mu rugo aze gusubirayo mu rugo mu icumbi ryiwe amahoro. Nkweretse n'uyu munyamakuru w'umukobwa, Mana nawe uze kumugeza mu rugo ku icumbi aho aba iwabo, kuko we aracyaba n'iwabo, we aracyafite n'amahirwe kuko twebwe noneho turanahangayitse kuko turakodesha amazu. Mana ushobora byose, nanjye Nzovu ndakweretse, navuye mu Gashyekero nza kuri moto, ndi busubire iyo kuri moto nze kugera mu rugo amahoro. Kandi Mana nkweretse famiye yanjye, nkweretse umugore wanjye, abana banjye, Mana ujye ubarinda bariga, ujye ubaha ubwenge kuko ni wowe utanga ubwenge. Mana ushobora byose mbigusabye mbikuye ku mutima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.